Galvi yari umwe mu bambere batekereje guteza imbere ibitekerezo byo kwishyira hamwe no kwibohora kw'abirabura. Yashyize intego ze mu ntera igira iti Imana imwe, intego imwe, icyerekezo kimwe, kandi abo mu kwemera kwa Rastafari baje gukuramo indamukanyo igira iti One Love. Galvi kandi yateje imbere igitekerezo cyo kunga ubumwe kw'amoko yose y'abirabura ku isi batatanyijwe n'imbaraga z'ubukoloni bagahurira ku Mana ya Ethiopia. Ubutumwa burwanya ubukoloni bw'ukwemera kwa Rastafari bwatumye ingabo z'Abongereza zitangira gukurikirana abafite iyo myemerere igitangira, kandi mu 1963 ubushyamirane bw'abategetsi n'aba-Rasta bwari bugeze ku gasongero. Urugomo rukabije rwatumye leta itegeka ko aba-Rasta bose aho bari hose bafatwa ari bazima cyangwa bapfuye. Reka ngusuhuze kandi nkuhereze ikaze. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe amateka n'inkomoko y'idini ya Rastafari. Nge mugiye kubana nitwa Angelo. Abantu bagera ku bihumbi 100 basabwe n'ibyishimo ubwo babonaga indege izanye umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie ubwo yirukaga ku kibuga cy'indege cya Kingston muri Jamaica muri Mata 1966. Benshi muri abo bantu bafataga Selassie nka Mesiya, nk'umucunguzi, umuragwa w'icyo bitaga ingoma ya Salomo. Abo ni abakomoka ku kwihuza k'umwami Salomo wa Isirayeli n'umwamikazi Sheba watwaraga ubwami bwa Saba bwahoze muri iki gihe hari Ethiopia, Eritrea, Djibouti ndetse na Yemen. Benshi bari baje kwakira Selassie ku kibuga cy'indege bari mu bagize amatsinda mato y'idini ryahohoterwaga n'abategetsi kuko ryangaga ibitekerezo by'ubukoloni byari bifite imbaraga kuri iki kirwa kuva mu myaka y'1930. Abagize iryo tsinda bakoreshaga izina Selassie mu kuvuga abari bo, na mbere ko uyu witwaga Tafalmakoneni yimikwa nk'umwami w'abami. Izina rye rikabanzirizwa n'ijambo Ras risobanuye igikomangoma, rikaba Rastafari. Ras Igi, umwe mu bakuru bemera Rastafari uba i Kingston, yavuze ko kwakira Selassie byari ibintu birenze, ni ikintu kitigeze kiboneka na rimwe mu mateka, kandi ko kuri bo nk'aba-Rasta bari bihishe kubera gutotezwa na leta ndetse na rubanda. Umwami w'abami ari we Selassie Igi akomeza avuga ko yabazaniye ibyishimo bidasanzwe. Uyu munsi nyuma y'imyaka za mirongo yo gutotezwa, ukwemera kuremewe ku isi kubera injyana ya reggae hamwe n'uwayimenyekanishije cyane ku isi, icyamamare Bob Marley. Kuva mu 1945 kugeza mu 1981, kuri ubu ikaba ari injyana yubashywe ku isi hose. Nubwo bisa naho ari ukwemera kw'abantu ugereranyije bake, ibarura ryo mu 2011 rivuga ko 1% by'abaturage ba Jamaica, abasaga 30,000 ari abayoboke ba Rastafari, rifite imyanya mu nteko ishinga amategeko kandi rifite ijwi ryumvwa muri icyo gihugu. Mu myaka y'1930 uku kwemera kwahereye mu cyaro cya Jamaica ari nk'uruvange rw'amadini abiri. Irya mbere, ubukristo bwazanywe n'abamisiyoneri bera hamwe no kwemera kw'abakunda igihugu bahamagariraga abantu gufata Afurika nk'iwabo, aho bavanywe no gutekereza kuzahataha. Rimwe mu majwi yari akomeye cyane kuri ibyo bitekerezo bya Pan-Africanism ni ry'umuhanga mu mitekerereze w'umunya-Jamaica Marcus Garvey, ari nawe nyuma washingiweho ibitekerezo bya Malcolm hamwe na Nation of Islam muri Amerika. Galvi yari umwe mu bambere batekereje guteza imbere ibitekerezo byo kwishyira hamwe no kwibohora kw'abirabura. Yashyize intego ze mu ntera igira iti Imana imwe, intego imwe, icyerekezo kimwe. Interuro yasorezaga imbwirwaruhame ze, kandi abo mu kwemera kwa Rastafari baje gukuramo indamukanyo igira iti One Love. Galvi kandi yateje imbere igitekerezo cyo kunga ubumwe kw'amoko yose y'abirabura ku isi batatanyijwe n'imbaraga z'ubukoloni bagahurira ku Mana ya Ethiopia,
abisanisha n'inyandiko za Bibiliya zivuga kuri iki gihugu cyonyine cya Afurika kitakoronijwe. Ethiopia yafashwe imyaka 5 gusa n'ingabo za Benito Mussolini w'Umutaliyani mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibitekerezo bya Marcus Garvey byahuzaga n'iyimikwa rya Selassie nk'umwami w'abami mu 1930 kandi byahaye itangira ukwemera kwa Rastafari nk'uko umuhanga akaba n'umwarimu wa theologia muri Jamaica Noel Leo Ereskine yabivuze. Yagize ati, Garvey aba Rasta bafata nk'umuhanuzi yari yaravuze ngo reba Afrika, reba Ethiopia. Kandi ubwo babonaga bo mu bwami bw'Ubwongereza bunamira Haile Selassie umwirabura babihaye igisobanuro kidasanzwe. Selassie amaze kwimikwa, abayoboke ba mbere ba Rastafari nk'idini batangiye kwigisha ku mihanda muri Jamaica. Ababitangiye nka Ronald Howell batangira kubwira abatuye mu duce dukennye kwibohora no kuva ku mwami George wa gatandatu w'Ubwongereza bakayoboka ubwami bwa Ethiopia bwa Selassie. Mu 1934 Howell yatawe muri yombi na polisi akatirwa gufunga imyaka 2 ashinjwa kugandisha no kugumura rubanda. Ibi byatangije imyaka 30 yakurikiyeho yo kwibasira no gukurikirana aba Rastafari muri Jamaica. Ku ba Rasta, Babylon isobanuye gukandamizwa, kandi muri bo Icyongereza n'ururimi rw'umukoloni wabambuye indimi zabo. Batangiye kwigisha abantu kuvuga Icyongereza ariko bakoresheje cyangwa bakakivanga n'andi magambo yabo. Professor Ereskine avuga ko ururimi ari ikintu cy'ingenzi mu kwemera kwa Rastafari. Ururimi rukoreshwa muri Jamaica rwitwa Patois ni ururimi rw'Icyongereza bafata bakavangamo n'amagambo yabo. Nuko bakoreshaga ijambo Babylon bisobanura ubutegetsi bwose bukandamiza kubuvugwa ku gihe cy'ubucakara n'ubunyage bw'Abisiraheli muri Babylon mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu. Banakoreshaga kandi Zion, ingoro y'amateka y'umwami Dawidi Yerusalemu, mu gusobanura igitekerezo cy'ubutaka bw'isezerano. RASTA yavuze uko izi ntekerezo zisobanurwa muri uko kwemera bamwe bafata nk'idini kuko ari igitekerezo cyubakiye kuri Babylon system. Tuzi ko mu byanditswe Babylon ari ingufu zashakaga gutegeka isi, ingufu zikandamiza Abisiraheli. Arakomeza ati, mu guhura no guhuza k'umwami Salomo n'umwamikazi wa Sheba havutse umuhungu. Guheraho Yerusalemu ishaje yimukiye Yerusalemu nshya muri Ethiopia. Rero Zion ifatwa nk'icyavuye mu guhura kw'izo ngufu z'ikiza gihagarariye ubwami bw'ikiza ku isi. Ubutumwa burwanya ubukoloni bw'ukwemera kwa Rastafari bwatumye ingabo z'Abongereza zitangira gukurikirana abafite iyo myemerere igitangira. Nyuma yo kumara imyaka 2 afunze, Howell yasohoye igitabo yise Urufunguzo rw'Isezerano, aho yerekana byinshi mu bitekerezo byaje gushingirwaho na Rastafari nk'ukwemera. Nubwo ibi byamuteranyije n'abategetsi kurushaho, yafungiwe ahashyirwa abarwayi bo mu mutwe kuko muri icyo gitabo yise Papa cyangwa se umukuru wa Gatolika Satani, Sekibi, kandi avugamo kuba hejuru y'abandi kw'abirabura. Asohotse mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe, yashinze umuryango w'Abarasta uzwi nka Pinnacle mu gace ka St Catherine mu majyepfo y'ikirwa cya Jamaica. Ibi nanone byamusubije mu mboni z'abategetsi. Yarongeye akatirwa gufunga imyaka 2 muri gereza ku byaha byo kugumura no kugandisha rubanda. Kwibasirwa byarakomeje mu myaka y'1950. Abategetsi basheshe wa muryango Pinnacle yashinze, kandi mu 1963 ubushyamirane bw'abategetsi n'Abarasta bwari bugeze ku gasongero. Urugomo rukabije rwatumye leta itegeka ko Abarasta bose aho bari hose bafatwa ari bazima cyangwa bapfuye. Nubwo nta mibare iriho yatangajwe n'abategetsi, bivugwa ko mu mezi yakurikiyeho Abarasta barenga 150 bafashwe bagakorerwa iyicarubozo maze bakicwa. RASTA akomeza avuga ko habaye itsembatsemba ndetse no kubambwa. Abarasta basabye umwami w'abami kubarengera no kubacungura. Nuko umwami w'abami Haile Selassie yaje muri Jamaica hashize imyaka 3. Aya n'amashusho yerekana imbaga y'abantu bishimye kwakira Selassie n'uburyo nawe yabaramukije n'ubwuzu bwinshi. Kandi urugendo rwe n'amagambo yabwiye leta ya Jamaica byatumye ihohoterwa ku Barasta rigabanuka nubwo ritashize burundu.
Ku bwa RASTA, ibi byashyize Selassie ku rwego nk'urw'Imana cyangwa se Kristo wa kabiri uje. RASTA agira iti, kimwe na Kristo wamaze iminsi 3 n'amajoro 5 mu butaka bw'isi, twabonye kuzuka mu minsi 3. Ubwo aho ngari kubara iminsi 3 umwami w'abami Selassie yamaze muri Jamaica. Professor Erskine avuga ko muri urwo rugendo Selassie yabwiye abarasta ko we nk'umukristo atari we Mesiya, kandi yasabye ko muri Jamaica bashinga ishami ry'itorero Orthodox rya Afrika. Bamusubije bagira bati, nuko na Yesu yakoze nk'ibi, nuko Yesu nawe yakoze nk'ibi. Ubwo Yesu bamwitaga Mesiya, yasubije ko nta mpamvu yo kumwita Imana. Abajijwe niba Rastafari ishobora kuba idini, RASTA asubiza adashidikanya ko ari imyemerere ishingiye ku buzima, imibereho mu butabera n'uburinganire bwa bose, imibereho yo kwakira no kwihanganira ingorane mu buzima, mu kwiyumanganya na meditation, hamwe no gukoresha mu rugero igihingwa gitagatifu, ganja cyangwa se urumogi. Rastafari kimwe n'andi madini yigisha meditation, kuri yo ibisubizo byinshi biva muri wowe aho kuva hanze mu bandi. Bamwe banenga ko Rastafari ifata umugore cyane cyane igitangira kuko yamushyiraga ku rwego rw'umuntu wo hasi, ariko RASTA avuga ko iyo myumvire yari ishingiye ku nyandiko zimwe za Bibiliya yagiye ivugururwa n'ibiragano cyangwa se generations bishya by'abantu byagiye biza. Uyu munsi umugore akaba afite uruhare rukomeye muri Rastafari. Yagize ati, uyu munsi uyu mugore wa Haile Selassie arubahwa by'ikirenga, yimikiwe rimwe n'umwami, kandi izo mbaraga z'umwami n'umwamikazi bigize ibyo abo babonamo umugore. Professor Erskine yibuka ko ubwo yakuraga muri Jamaica ingoma cyari igikoresho kibujijwe mu nsengero. Ati, nkura mu myaka ya za 40, bamwe mu bantu bakuru bari bakivuza ingoma. Ndibuka ko najyaga kuryama ingoma zikivuga ijoro ryose. Kuri Erskine, ubuhanga budasanzwe bwa Bob Marley bwabaye kuvanga cya gikoresho kitemewe mu nsengero, gifatwa nk'igishenzi n'abakoloni, ariko kivuzwa hose mu mihanda n'ubutumwa bwa Rastafari. Nibwo buryo yabashije gukwiza hose ku isi ubutumwa bw'uko kwemera. Erskine ati, Bob Marley yageze ku bantu benshi kurusha abitorero ryari kugeraho riciye kuri radio. Aba bantu bafatwa nk'abo hasi kurusha abandi muri sosiyete, batagiraga inkweto, batagiye mu ishuri, babashije kwigaragaza biciye mu muziki. Gusa kwamamara kwa reggae kwabaye inkota y'amujyi abiri ku kwemera kwa Rastafari, nk'uko RASTA yabivuze. Ati, ikiragano gishya cyo mu myaka za 70 kihuje cyane n'injyana ya reggae, maze tubona ubushobozi no kwigenga mu bijyanye n'imari. Ariko uyu munsi reggae isa n'iyavangiwe n'ibyo twakwita uburenganzira bwo guhanga n'inyungu. Iyi njyana irimo guhinduka kandi iragenda ikendera, itakaza umwimerere wa reggae. Kuri RASTA, inyungu za reggae zigomba gusangirwa n'umuryango mugari w'abarasta, bityo buri wese akungukira muri uyu muziki w'igitangaza. Ibisa n'ibyo biba kandi ku isoko ry'urumogi n'imiryango y'abarasta. Avuga ko abantu be bakomeza gukurikiranwa kuko bahinze urumogi rwo gukoresha mu buzima bwabo, mu gihe ubuhinzi n'ubucuruzi bw'iki cyatsi ari business ikomeye igamije inyungu. Hejuru y'ibyo byose ariko, ikidashidikanywaho no kukwemera kwa Rastafari kwabaye kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa Jamaica. Ibi nibyo twabashije kubakusanyiriza ku nkomoko y'idini ya Rastafari. Jye mwabanye nitwa Angelo Michael, dusubire mu biganiro byacu bitaha. Nkwibutsa gukanda subscribe, share ndetse na comment.